cano imbaraga z'ubugingo. Mwami Yesu nashimwe cyane. Igitondo cyiza, umunsi mwiza aho muri hose. Nyagasani Imana, umwami Imana nabane namwe aho muri hose ndabashuhuje. Nitwa Mukandengoro Laurence. Tuje hano kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Imana yongere kudufasha mu ijambo ryayo. Murabizi ko intego y'iyi cano ni ivugabutumwa, kugira ngo abantu dukomeze kubwirana aya magambo. Bibiliya iravuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Ubwo rero nta yandi magambo dukwiriye kuvuga mu gihe gisa nk'iki usibye ijambo ry'Imana, twese tugafashwa tukagubwa neza kandi tukamenya iby'ubwenge n'ubwiru bw'Imana. Imana yacu ishimwe. Reka rero dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana idufashe. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana nyir'ububasha, uri data wa twese mwiza, ubereye mwiza abagutegereje bose. Natwe rero turi imbere yawe Mana, duciye bugufi cyane kugira ngo icyubahiro cyawe kikugarukire. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwami bwawe nibuze, utegeke byose bikumvire Mana. Mwanya tugiye kumara aha hantu tuvuga ijambo ryawe, reka umwuka wera w'Imana arushaho kubana natwe, kandi umwuka wera w'Imana dushoboze. Umwuka wera w'Imana avugire muri twe, akorere muri twe. Umwuka wera w'Imana ageze ijambo ryawe ku mitima ya benshi kandi arisobanure, rigire ububasha n'imbaraga ku buzima bwabo, rihindure ibyanze guhinduka Kristo Yesu, cyane cyane ubuzima n'ubugingo by'igiciro imbere yawe Mana. Urakoze rero, urakarama, ngaho bana natwe kandi dufashe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya igice cya mbere, umurongo ni uwa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe cyane. Uhoraho nyir'ububasha ni mwiza, abereye mwiza abamutegereje bose. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko nakumenye kera. Imana yatumenye kera. Amena. Kubaho kwacu ntabwo ari impanuka. Kubaho kwacu ntabwo byatunguye Imana, ahubwo Imana yari idufite mu mugambi wayo. Imana yari ituzi. Imana yari n'umushinga Imana yakoze kugira ngo inawufinansamo imbaraga nyinshi. Rero kubaho k'umuntu Imana yari ibifite mu mugambi wayo kuva kera, kuko niko iri jambo ritubwiye ngo nakumenye ntarakurema. ngo Imana itari yaturema yo yari ituzi. Imana itarakurema iyo yari ikuzi. Hari igihe umuntu abaho mu buzima akajya yibaza, akajya avuga ati ariko ahari ubanza Imana itanzi, ubanza Imana yarandetse. Ariko ijambo ry'Imana rivuganye natwe ngo nakumenye nakumenye ntarakurema, ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Muri make tukiri n'ababyeyi bacu batari bamenye ko bazatubyara, Imana yo yari ituzi. Imana ishimwe cyane. Amena. Ngo nakuremye ntarakurema, nakumenye ntarakumenya mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana yaratumenye kera, itumenya tutaravuka, tukiri mu nda za ba mama. Ni ukuri irangije ngo iratweza. Buri umuntu w'Imana arejejwe. Umuntu wese avuka yejejwe, ahubwo twanduzwa n'isi, tukanduzwa n'umubiri, tukanduzwa na Satani. Icyo nicyo kijya kidukuraho kwera kw'Imana iyo turimo kugendera mu byaha no mu bicumuro, duterwa n'izo mbaraga eshatu mbabwiye: imbaraga z'isi, imbaraga z'umubiri, n'imbaraga za Satani. Ariko Imana yo ngo yatwejeje kera, kandi ntabwo Imana yapfuye kuturema gutyo idafite umugambi, idafite ikituremeye turaba umumaro, kuko Bibiliya iratubwiye ngo nakuremeye kuba umuhanuzi
uhanurira amahanga. Imana yakuremye hari umurimo ishaka kuguha uzakora mu isi, uri uw'umumaro. Ahubwo igihe kimwe Imana yigeze ibwira Gideyoni, yamubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Imana ishimwe cyane, kuko ngo na Gideyoni Imana yaramushakashatse, iramushaka, iramureba. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Abacamanza umurongo wa 6, igice cya 6 umurongo wa 14, havuga ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Imana yari ishatse Gideyoni, cyangwa se yari ishatse mu Bisiraheli, ibona nta wundi waba umucunguzi, ibona nta wundi uzabasha kurengera ubwoko bw'Imana. Igihe Abisiraheli bari mu ntambara n'Abagideyoni n'Abamidiyani, igihe Abamidiyani barwanyaga ubwoko bw'Imana, hanyuma ngo yitegereza mu Bisiraheli bose, irashakashaka, ariko iza kugera ku mugabo witwa Gideyoni. Bibiliya iratubwira ngo yari arimo asekura ingano, ngo Imana iramubwira ngo yewe Gideyoni we, ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Izo ngizo uri gusekuza ingano, izo ngizo ufite, izo ngizo uririmbana, izo ngizo ukoresha, izo ngizo Imana yazikoresha iby'ubutwari. Iramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, gusa njyewe ngutumye. Imana ishimwe cyane. Rero Imana yadushyiriyeho kuba yaturemeye gukora imirimo myiza, nk'uko ubushize twabivuganye, twabiganiriyeho mu ijambo ry'Imana. Ariko noneho uyu munsi ivuganye natwe, iravuga ngo noneho yanaturemeye kuba abahanuzi bahanurira amahanga. Imana ishimwe cyane. Kanyuma yitegereza Gideyoni, iravuga iti Gideyoni uyu niwe nakirisha Abisiraheli nkabakiza amaboko y'Abamidiyani. Imana ishimwe. Iravuga iti nta wundi uzakiza ubu bwoko, nta wundi uzaburokora atari Gideyoni. Izi mbaraga ari gukoresha asekura ingano, asekurira abantu batazamushima, njyewe yakora bikeya nkabana nawe, nkagendana nawe, ariko nkagira umuntu ngenderamo, nkoresha iby'ubutwari, kandi nkazamuha umugisha. Imana ishimwe. Imana rero ihagurutsa Gideyoni gutyo, kuko yari yaramuremye kera. Nawe rero uyu munsi uri Gideyoni, nawe uyu munsi wabasha kwikompara nawe. Uyu munsi Imana niwe ivuganye nawe, aho igusanze, imbaraga ujya ukoresha imirimo yawe ya buri munsi, imbaraga ujya ushyiramo ujya gushakisha ibyawe, izo mbaraga izo ngizo ufite, kandi ufite n'imbaraga z'umwuka, ufite n'imbaraga z'ijambo ry'Imana, ufite n'imbaraga z'umubiri, ufite n'imbaraga z'ubwenge, kuko Imana ikorera muri wowe n'inyembaraga. Imana ishimwe. Rero kuba izo mbaraga zose uzifite, urwo rukomatanye rw'imbaraga zituruka mu Mana uzifite, ni ukuvuga ngo ugomba gukora icyo Imana yakuremeye, ukazikoresha no mu murimo w'Imana, ugahaguruka uko nguko, ugahaguruka uko ungana, ugahaguruka uko ureshya, ugahagurukana imbaraga zawe, ugahagurukana ubushobozi bwawe. Ntabwo Imana izakubaza imbaraga itaguhaye, ntabwo izakubaza gukoresha imbaraga z'umurengera, ahubwo imbaraga ziriya yaguhaye ni izo ngizo igushakamo, ni izo ngizo uhagurukiramo, ni izo ngizo kugira ngo usohoze rino jambo rivuga ngo rino jambo nyine ryo muri Yeremiya umurongo wa 5 avuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi narakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kugira ngo wuzuze uyu mwuzuro w'iri jambo, ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Aya mahanga rero ni amahanga batazi Imana, ni amahanga yiyobagiza, ni amahanga ari mu nzira y'igihogere, kwa kundi twabivuganye, cyangwa uko ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu batari bamurikirwa n'umucyo w'Imana, kandi natwe hari igihe tujya tuba abanyamahanga mu nzu y'Imana, tukaba abashyitsi, tukaba abanyamahanga mu by'ubuzima, mu by'ubwenge, mu by'ijambo ry'Imana. Icyo gihe birashoboka ko twaba abanyamahanga iyo dukora ibintu bitandukanye n'umugambi w'Imana.
rero iyo duhuye n'umuhanuzi w'ukuri, umuhanuzi uri mu mwuzuro w'Imana, umuhanuzi uri mu mugambi w'Imana, umuhanuzi uri mu murimo w'Imana neza, uwo nguwo abasha kutubwiriza kandi tugahinduka, ntitwongere kuba abanyamahanga, ahubwo tukitwa abana bo mu rugo, tukitwa abana b'ibwami. Imana ishimwe cyane. Imana rero ibwira Gideyoni ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Imana ishimwe. Hari wakwibaza uti se muri njyewe harimo izihe mbaraga? Ese ubundi izo mbaraga, kuko Imana yari imubwiye ngo sinjye ugutumye, nzagendana nawe, nzabana nawe. Mbese wowe uhaguruke ukora icyo guhaguruka, ukora icyo kugenda mu mbaraga zawe, ukora icyo kwizerera uko wari usanzwe wizera. Njyewe ubwanjye icyo nshaka gukorera Abisirayeli, icyo nshaka kwigaragariza mu Bisirayeli, nzagikora ariko nagendanye nawe. Imana ishimwe cyane. Hari igihe rero umuntu abaho akabaho yumva hari rimwe na rimwe nta mbaraga zimurimo, hakabaho kwitinya, ariko Bibiliya iratubwira mu Bakorento ba mbere, igitabo cya mbere cy'Abakorento, reka tuhasome igice cya 10, twumve izo mbaraga ziri muri twebwe ni izihe, izo mbaraga ziri muri twebwe zifite uwuhe mumaro, izo mbaraga. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ni nziza kandi Imana ni ukuri, ni umucamanza utabera. Ni Abakorento ba kabiri, ni igitabo cya kabiri cy'Abakorento, ni igitabo cya kabiri cy'Abakorento, ibice 10 umurongo wa 4. Reka twumve izi mbaraga zikorera muri twebwe, ziri muri twebwe, ariko tutajya tubasha kumenya ngo izo mbaraga zifite ubuhe bubasha. Ese twazihagurukiramo tukizera ko zizatumarira iki? Reka tubanze tumenye ngo imbaraga ziri muri wowe, imbaraga ziri muri njyewe, imbaraga ziri muri uyu muntu Imana yaremye kera ikamushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Izo mbaraga ni izihe? Turabisanga mu gitabo cy'Abakorento ba kabiri, aho Pawulo yandikiye Abakorento ngo agaragaza ingero z'umurimo we mu by'Imana. Imana ishimwe. Ibice 10 umurongo wa 4 haravuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira ububasha bwo gusenya ibihome no gukubita hasi. Urumva icya mbere ngo zifite ububasha bwo gusenya. Imana ishimwe. Cya kabiri zifite ububasha bwo gukubita hasi. Ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Urumva rero kubaho warabayeho utazi Imana ni uko utari warisobanukiwe ngo umenye imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Imbaraga z'Imana zikorera muri wowe zibasha gukubita hasi ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana muri wowe, muri njyewe. Ni ukuvuga ngo kutamenya Imana rero muri twebwe ni ukutaba tutarigeze twisobanukirwa, ni ukuba tutarigeze tumenya idukoreramo. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo kuko ikorera muri bo ari inyembaraga, irakiza ikabigaragaza. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo twigeze dufata Imana nk'inyembaraga, nk'inyabubasha, nk'inyabushobozi, kandi ntabwo twigeze dufata Imana ngo twumve ko iri muri twe, twumve ko ari ibasha gukorera muri twe. Ni ukuvuga ngo twebwe twitakarije imbaraga zo kwizera ishobora byose nyir'ububasha. Ngo nuko rero izi mbaraga zifite ububasha bwo gukubita hasi ikintu cyose cyishyirira hejuru kurwanya kumenya Imana. Ngo kandi dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Izi ni intwaro umuntu aba afite, zifite ubu bushobozi, zifitemo ubu bushobozi, zifitemo ubu bushobozi bwo gukubita hasi no gusenya no gufata mpiri ndetse no guhora. Imana ishimwe.
ariko kuguhora ko kuzakorwa n'Uwiteka. Ntabwo mbabwiye ngo mu mbaraga mufite muzihorere ku banzi banyu, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi twiteguye guhora kutumvira kose. Urumva ni ukutumvira, ni uguhora kutumvira. Umwuka wera kwa kundi yagiye akuganiriza, kwa kundi yagiye akubwira ati nyamuna iyi nzira ni mbi, akakubwira ati garukiraho ntiwumvire, Imana ikakoherezaho abantu bakakubwiriza ijambo ry'Imana, bakakubwira iby'ukuri, bakakubwira inzira ukwiriye kunyuramo, hanyuma ugaca ku ruhande ukirengagiza ibyo byose, ukirengagiza ayo majwi yose yagiye akugira inama ngo twiteguye no guhora. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose bizaba, ariko umuntu wese utazumvira iri jambo ngo twiteguye no guhora, ni Imana izaba ije guhora kutayumvira. Umuntu wese utumvira Imana hari ingaruka azahura nazo. Ngubwo kumvira kwanyu kuzasohora, ubwo abera b'Imana bumvira, kumvira kwabo kuzasohora. Icyo gihe ngo Imana izahora kutumvira kose. Ariko hano hari ijambo rinkoze ku mutima, numva umutima wanjye uguwe neza. Burya hari ibintu bijya bidutekererezwaho, hari imigambi igikorwa rwihishwa, burya hari inama zijya zibaho rwihishwa, burya hari imyanzuro ijya idufatirwa rwihishwa mibi, ishaka kutwica, ishaka kuturimbura tutabizi. Imana igakora, haleluya, Imana igakora mu bumana bwayo, ikagenda igafata mpiri ibitekerezwa mu mitima, ikabifata mpiri ntibisohore. Imana ishimwe. Iyo ni imbaraga rero, ni imbaraga umuntu akwiriye kwibikaho, akavuga ati njyewe nsenga Imana, njyewe nizera Imana rurema, nizera Imana nyir'ububasha, nizera Imana ishobora byose, yanshyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ntiyandemye ku mpanuka, ntabwo kubaho kwanjye kwatunguranye, ahubwo ijuru ryari ribizi. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, butatu butagatifu bwari bubizi, kandi bwanshyiriyeho kugira umumaro runaka. Bwanshyiriyeho kugira ngo ningera n'ahantu mbona ngeze mu gico cy'abangambaniye, ntari namenya ibyo bashaka kungirira, imbaraga z'Imana zikorera muri njye zihite zifata mpiri ibitekerezwa mu mitima n'imigambi yabo, hanyuma ngo tubigomororere Kristo. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ni ukubifata mpiri, warangiza ukabiha Kristo, ukavuga uti wabibonye, ngibi byo nafashe mpiri, ngibi imigambi y'abanzi banjye nayifashe mpiri. Ubundi Yesu cyangwa se Imana aba azi icyo giye gukora ku muntu yaremye kera. Imana ishimwe cyane. Ngo ikintu cyose rero, izo mbaraga ikintu cyose kizarwanwa n'izi mbaraga, kandi zikorera muri wowe. N'uyu Gideyoni rero yari afite izi mbaraga, n'uyu muntu waremwe n'Imana, ngo Imana yaremye kera, ngo akiri urusoro mu nda ya mama we, nawe izi mbaraga arazifite. Ahubwo Imana yacu idushoboze kumenya neza ko izi mbaraga tuzifite, kugira ngo tubashe kuzigenderamo, tubashe kumenya umugambi w'Imana kuri twebwe, umugambi w'Imana idufiteho, tumenye icyo yaturemeye. Imana yacu ishimwe. Izo ni imbaraga ziri muri twebwe, dusanga mu gitabo cy'Abikorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 4. Kanongere masubiremo kugira ngo mwumve izi mbaraga ziri muri mwebwe, izi mbaraga ziri muri twebwe ziba icyo zije gukora. Imana ishimwe. Aravuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Urumva, n'intambara umukristo ahura nayo ntabwo ari intambara y'abantu, ni intambara z'umwuka, ni intambara aba ahanganye na Satani, ni intambara y'agakiza, ni intambara y'uburyo yakwigobotora isi, ni intambara y'uburyo yakwigobotora kamere, ni intambara y'uburyo yakwigobotora ibyaha n'ibicumuro, ni intambara umukristo ahura nayo yo kurenganyirizwa Kristo. Imana ishimwe. Yo kurenganyirizwa Kristo. Ni izo ntambara rero ntabwo ari abantu bose bazirwana, ni intambara uhura nazo kubera ko wamenye Imana, kubera ko ushaka kwiyambura
kwiyambura isi ukiyambura umubiri ukiyambura satani. Izo ni intambara rero satani azana mu buzima bw'umukristo kugira ngo bimuce intege, kugira ngo abone ko nta mana iri kumwe nawe. Ijambo ry'Imana rero rikatubwira ngo kuko izo ntwaro ntabwo ushobora kujya kurwanisha ibikoresho by'intambara nk'uko izindi ntambara zirwana, kuko ari intambara z'umwuka. Rero niyo mpamvu ugomba kugira izi ntwaro. Imana ishimwe, kuko ugomba kugira izi mbaraga. Imana ishimwe, ugomba kugira imbaraga zo gusenya, ugasenya inyubako zose n'ibicaniro byose umwanzi yakubatseho, ibicaniro satani yagucanyeho, ibicaniro cyangwa se ibitambo satani yagutambyeho. Ibyo bintu ukabisenya, ibyo bintu ukabirimbura muri wowe, ibyo bintu ukabirimbura mu muryango wawe, ibyo bintu ugahora ubisenya, ugasenya satani akubaka, ugasenya. Imana iguha imbaraga zo gusenya. Imana ishimwe, ugomba kuba wibitseho izi mbaraga zo gusenya, ugasenya ibihome umwanzi aba yarubatse, ibihome umwanzi aba yarahanitse, ibihome umwanzi aba yarubatse kugira ngo agufungiranemo, kugira ngo agukomeshe. Nawe rero ugomba kwibikaho imbaraga zo gusenya ibyo bihome no gukubita hasi, ukabisenya ndetse ukabikubita hasi, ntihagire na kimwe gisigara gihagaze. Imana ishimwe, ngo no gukubita hasi impaka zose ugirwaho, impaka zose bakujyaho, oya ntushoboye, uriya ntazagera i Kanani, uriya avuga Imana atazi, uriya se ko Imana we nta kirakora kigaragara. Imana ivuganye nawe ngo ujye ukubita hasi izo mpaka ntizikaguca intege. Bakavuga ngo se ko asengera abandi ngo we kuki atisengera? Na Yesu Kristo igisambo kitizera cyaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana ngo ikure kuri uyu musaraba ngo natwe udukize. Ariko igifite umwuka wera kiravuga ngo mwana, twebwe turazira ibyo twakoze, ngo ariko weho ngo nta cyaha wakoze, ngo ahubwo ngo nyibuke nugera mu bwami bwawe. Arangije mu isezerano aho ngaho aramubwira ngo ndakubwiza ukuri ko mu kanya turaba turi kumwe muri paradiso. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ugomba rero gukubita hasi izo mpaka. Ni ukuvuga ngo hari amaso ajya kurebera mu gutsindwa kwawe mu ntambara, hari amaso ajya kurebera mu bitagenda neza. Ayo maso rero niyo ahora kujyaho impaka, ngo mbese mubona uriya akijijwe, ngo mbese mubona uriya azabishobora, ngo mbese mubona atiyobagiza, ngo mbese mubona ngo atabeshya. Abandi bakatwita umwesikoro, nibashaka bakujyaho impaka zingana gute, nibashaka baguhimbira ibyaha, nibashaka bagukorera ibiki, muri wowe harimo imbaraga zo gukubita hasi izo mpaka zikujyaho. Imana ishimwe, izo mpaka z'abantu, izo mpaka ugomba kumenya ko ufite imbaraga zo gusenya no gukubita hasi impaka. Haleluya, Imana ishimwe. Gukubita hasi, ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Noneho hakiyongeraho rero ikintu cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Hari ukuntu iyo umuntu azamuwe mu ntera mu murimo w'Imana runaka, hari abantu bahagurukira kumurwanya, cyangwa se bajya nko kuguha inshingano runaka, hakaba umuntu uba muri iyo nteko wo kugusenya, akagusenya, akavuga ko utazabishobora, akavuga ko udashobotse, akavuga ko baba bibeshye. Izo ni impaka zihagurukira kurwanya kumenya Imana. Igihe cyose uzasoma ijambo ry'Imana ugafatwa n'ibitotsi, igihe cyose uzasoma ijambo ry'Imana ukumva ntiriza mu mutwe, igihe cyose uzumva ijambo ry'Imana ukumva nta mpinduka yo mu bugingo, ukumva ntaho riri kugukora, ujye umenya ko hari imbaraga z'umwijima, hari umwuka wahagurukiye kurwanya kumenya Imana muri wowe. Iyumvemo rero ko ufite imbaraga zo gusenya no gukubita hasi imbaraga zose zihagurukira kurwanya kumenya Imana. Imana ishimwe. Wajya gusenga ugasanga abandi barakereya ibyaha uri bugwemo, cyane cyane bigukururira uburakari, bigukururira mu kuvuga nabi, bigukururira mbese ibintu bisenya ubumana muri wowe. Imana ishimwe. Rero Bibiliya iratubwira ngo
ujye ukubita hasi, dufite muri twebwe harimo imbaraga zikubita hasi, ngo ibyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana, ngo kandi dufatanira ibitekerezwa mu mitima byose. Imana ishimwe. Umwanzi akigutekerezaho, ujye uhita usenga isengesho buri gitondo, buri mugoroba, buri manywa, buri okaziyo yose ubonye yo gusenga, jya uvuga uti Imana dufashe mpiri ibitekerezwa mu mitima, fata mpiri, ni wowe umenya ibirimo kunganirwaho, ni wowe uzi imigambi y'ababisha banjye, ni wowe uzi imipango Satani arimo kumpangira, ni wowe uzi igitero ashaka kungabaho. Nanjye ndinginze Mwuka Wera, ngwino winjire muri ririya teraniro ry'ababisha banjye, uhita ufata mpiri ibitekerezwa mu mitima yabo byose, hadasigayemo na kimwe. Amen. Izo mbaraga urazifite, ujye ufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose, ngo tubigomororere Kristo. Byose numara kubifata mpiri ubigomororere Kristo, ubimuhe. Kristo niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba. Imana ishimwe. Ngo kandi twiteguye guhora kutumvira kose, ubwo kumvira kwanyu kuzaba gusohoye. Kumvira kwawe kuzagera ngo gusohore, kuzagera ngo gusohore. Uyu munsi uragirwaho impaka, ukabona ko kumvira kwawe ntabwo kugaragara, ariko Imana yo yakuremye kera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, itari yakurema kandi ikakweza utari wabaho. Iyo Mana iyo izi neza ko uyumvira. Imana ishimwe cyane. Kadusome igitabo cy'Abefeso, igitabo cy'Abefeso ibice 3. Imana ishimwe, Imana ishimwe, kandi Imana iduha imbaraga, Imana idushoboze kumenya neza imbaraga zikorera muri twebwe, ko ari izo zifite ububasha n'ubushobozi. Imana ishimwe. Efeso ibice 3 umurongo wa 20 haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana ishimwe cyane. Iravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana ishimwe. Urumva ko rero Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Imana ishimwe. Ngo nk'uko imbaraga zayo ziri. Urumva ko imbaraga zayo ziri, uko imbaraga zayo ziri muri twebwe, tugomba gutunga imbaraga z'Imana muri twebwe kugira ngo Imana ibashe kudukoresha ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira ndetse n'ibyo dusaba. Imana ishimwe. Ibyo dusaba ngo Imana idukorere, Imana ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, ngo nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Urumva ko Imana iri muri twebwe, imbaraga zayo ziri muri twebwe. Niyo mpamvu rero yakubwiye ngo nakumenye kera ntarakurema. Imana ishimwe cyane. Wikwitakariza icyizere, witakaza kwizera, wikwitesha agaciro nawe ubwawe, ahubwo umva ko imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Wumve ko zikorera muri twebwe, wumve ko Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira byose n'ibyo dusaba byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari imbaraga Imana yashyize muri twebwe. Amen, amen. Ni imbaraga zikomeye cyane zibasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Imana ishimwe cyane. Ugomba rero kuba uri umuntu w'umunyembaraga, nk'uko yabwiye Gideyoni ngo haguruka, ngo genda uko izo mbaraga zawe, izo ngizo nashyize muri wowe, izo ngizo ufite, izo ngizo n'ubundi utekereresha, izo ngizo nizo nshaka ko uhagurukiramo wowe, ubundi ngewe nkabasha gukora ibiruta cyane ibyo wibwira n'ibyo usaba byose. Imana yacu ishimwe, ngo uko imbaraga zayo ziri muri twe. Imana ifite imbaraga nyinshi muri twebwe. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi, kandi
tugomba kumenya yuko imana idushaka nkatwe, iranshaka nkanjye, iragushaka nkawe, haguruka nkawe, wihaguruka mu isura y'undi, wihaguruka mu mbaraga z'undi, ibyo byashira vuba. Ahubwo uko nguko ukuri, banza wimenye. Yakobo umunsi umwe yahuye ngo na marayika w'Uwiteka, ngo nuko ngo barakirana ijoro ryose, arangije bigejeje bugiye gucya umuseke utambitse, ngo marayika w'Uwiteka amukoma ku nyonga y'itako, ubwo yafashe ku mutsi w'itako. ngo nuko arangije ngo Yakobo aramubaza ati nakumenye, ati sinkurekura, aramubwira ati sinkurekura utampaye umugisha. nawe arangije marayika w'Uwiteka aramubaza ati urinde, kugira ngo yumve ko Yakobo yiyizi ko ari Yakobo umuriganya, yumve ko Yakobo yagize umutima uca bugufi, yumve ko yamenye ibyaha yagendeyemo, yamenye intege nke yagendeyemo. aramubwira ngo ndi Yakobo. arangije aramubwira ati ntukiswe Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isiraheli. Imana ishimwe cyane. ni ukuvuga ngo iyo avuga ati jyewe ndi Isaka, jyewe ndi uyu n'uyu, jyewe ndi Aburahamu, jyewe ndi uyu n'uyu, nta mugisha yari kubona, nta nubwo yari guhindurirwa izina. ahubwo byabaye ngombwa ko yimenya, avuga ati jyewe ndi Yakobo umuriganya, naranzwe no kuriganya, naranzwe no kubeshya, naranzwe no gucika intege, naranzwe no kugenda amahanga, naranzwe no kuriganwa. uko yariganyije niko nawe yariganyijwe, uko yabeshye niko yabeshywe. ariko aramubwira ati njyewe ndi Yakobo, umbona ubu ngubu njyewe ndi Yakobo. imenye rero, umenye uwo uriwe, umenye imbaraga nke zawe aho ziri, umenye aho utsindirwa, kandi umenye n'aho imbaraga nyinshi ziri. ariko ibyo byose umenye yuko Umwami Imana yakuremye kera, kandi akagushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, kandi akaba agushaka nkawe, akaba agushaka ko uhaguruka nkawe mu mbaraga zawe ufite, akaba arizo ukoresha, nayo izakora ibiruta cyane nk'uko iri jambo ryo mu Befeso ibice 3:20 tubwiye ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana yacu ishimwe cyane. wajyaga wisuzugura, wajyaga ubona nta mumaro ufite, wajyaga ubona ntacyo washobora. uyu munsi Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana, Mwuka Wera avuganye nawe ko Uwiteka yakuremye kera, arakuzi, akuzi wese, kandi ngo yarakwejeje. ibindi byaha nta cyaha itakweza kuri uyu munota wanyu, kuri uyu munota uhumeka uriho yakuremye. ibyo irabizi ko ari ibyandurano, irabizi ko ibyo byaha wabyanduye nyuma, ariko ubundi yo yari yakwejeje kera, kugira ngo yagushyizeho ikimenyetso cyayo cyo kudatsindwa, cyo kutarimbuka, cyo kudaheranwa n'amateka mabi, cyo kudaheranwa n'imibabaro n'agahinda, cyo kudaheranwa n'ibibazo bitandukanye, cyo kudaheranwa n'ibyaha n'ibicumuro, ahubwo akavugana nawe ngo yakumenye kera, kandi arakweza, ngo kandi agushyira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. rero wajyaga witinya uvuga ko nta mumaro ufite, muri we harimo imbaraga zikorera muri we. nk'uko yitegereje Gideyoni akavuga ngo Gideyoni uyu nguyu reka muhagurutse mu mbaraga ze, kandi niwe nzaha gukirisha Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. kandi byabayeho, Abamidiyani bari babamereye nabi. Imana yahagurutsa Gideyoni, arahaguruka, aragenda, imuhiza intwaro, imuhiza imbaraga zo gukubita hasi no gusenya no kurimbura no gufata miri. abo umutasi ku rwego rwo hejuru ugomba gutunga umwuka w'ubutasi, akagutatira abanzi, kamenya neza ibyo bagiye kugukorera. Imana ishimwe cyane. hanyuma warangiza ukabifata miri, ukabiha Kristo, ukavuga ngo Yesu wabibonye, Mwami wanjye wabibonye,
wabibonye ibitutsi byose, wabibonye agahato kose, wabibonye umubabaro wose, wabibonye inkoni y'abanyabyaha indi ku bitugu, wabibonye urwobo bacukuye, wabibonye igiti bamanikiye, wabibonye igihome bubatse ngo banshyiremo, wabibonye gereza banshyizemo. Haleluya, haleluya. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Hagurukira mu mbaraga zawe, umenye ko Imana ikuzi, umenye ko Imana yakumenye kera. Hagurukire mu mbaraga zawe, ukorere Imana mu gihe cyawe, ukorere Imana muri iyi minsi ya nyuma, ukorere Imana wizeye ko muri wowe wuzuye izi mbaraga. Imana ishimwe. Bibiliya iratubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ibindi byose by'amafaranga, by'ubutunzi tuzabyongererwa. Ibindi byose by'icyubahiro n'ubwiza, izo ni ingororano Imana iha abayubaha. Icyubahiro, ubukire n'ubwiza, ibyo tuzabihabwa, ariko twabanje gukoresha imbaraga z'isumba byose uko ziri zidukoreramo. Imana yacu ishimwe kandi Imana ibahe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi. Mukomeze mukore share, subscribe, comment hasi, dukomeze gukora umurimo w'Imana. Ndabakunda cyane. Imana ibagirire neza. Ikimenyetso cyayo yabashyizeho kuva kera gikomeze kubabaho aho muri hose. Imana yo mu ijuru ibamere umugisha. Murakoze cyane. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Imana yacu, izina ryawe nirikomeze guhabwa icyubahiro muri twe, mu izina rya Yesu. Twajyaga Mwami twisuzugura, ntabwo twari tuzi ko hari umugambi mwiza udufiteho, ariko Kristo Yesu ijambo ryawe riratubwiye ngo watumenye kera kandi waturemye kera, uradusobanukirwa, uratweza, dushyiraho kuba umuhanuzi hanurira amahanga. Nyemerera uhagurutse ubwoko bwawe Mwami, nyemerera Mwami Yesu Kristo ubwiteho mu izina rya Yesu. Bambika imbaraga, nanjye unyambika imbaraga mu izina rya Yesu. Duhe imbaraga Data, duhe imbaraga, tuba abasirikare wemera kandi wishimira, tuyoborwe n'umwuka mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe Mwami zikomeze kutubamo. Urakoze, urakarama Data mwiza. Rero ngaho girira neza ubwoko bwawe. Uravuze ngo wabwiye Gideyoni ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Mana yo mu ijuru nyir'ububasha, namenye neza yuko utazasaba umuntu, utazabaza umuntu icyo utamuhaye, ahubwo buri imbaraga wamuhaye uzamubaza uko yazikoresheje, nk'uko wabajije ba bagaragu ba bandi wahaye amataranto, ngo bamwe umwe akayikoresha neza, undi akagenda akayitaba akayibika, maze waza kubaza bakavuga ngo namenye ko uri umwami w'umunyabugugu, ngo nuko itaranto wampaye ndayitaba, ngo nuza nzayigusubize. Icyo gihe waramuvumye, uravuga ngo ni umugaragu utumvira, ngo ni umugaragu utari mwiza. Ariko abayizunguje, abayikoze bakakuramo urwunguko, wabahaye umugisha ndetse mwinshi. Uravuga ngo nuko ufite azongererwa, udafite azamurwa n'icyo yari afite. Yesu mwana w'Imana, reka udushoboze Mwami gukora umurimo wawe, reka udushoboze Yesu gukiranuka, reka udushoboze Yesu gukizwa. Reka Mwami Yesu ufate mpiri imbaraga zose z'umwijima zihagurukira kurwanya kumenya Imana muri twe, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ahubwo ubwami bwawe buze, umwuka wera w'Imana adushoboze kwizera, twambara imbaraga mu izina rya Yesu, maze uduhagurutse Mwami nkatwe, uduhagurutse uko turi, maze uzagendane natwe kandi uzatugeze mu ijuru amahoro. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi kubwo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Iri jambo rigira impinduka mu buzima bwanyu. Murakoze cyane, ndabakunda.